ikigo ndagira ngo byumvikane neza kije kizanya ubudasa muri uyu mwuga wo gutwara ibinyabiziga. Ubudasa mvuga aha kizanye uburyo busukuye, uburyo butavunanye, uburyo butabogamye kandi uburyo butavunanye. Ndabisobanura. Kiriya kigo cya Busanza umuntu uzajya gukorerayo azajya kujya gukorera ikizamini cye ku isaha n'igihe yahisemo kimubereye. Hehe no kongera kwirirwa ku zuba ku muntu uzabaje Busanza, hehe no kwirirwa umuntu anyagirwa arinde gukora, hehe no guta umunsi wose umuntu aje gukorera ikizamini. Icyo ni kimwe. Uzasaba amasaha yawe wagere kuri iyo saha. Kiriya kizamini cya Busanza ukuyemo igihe cya administration cyo kureba niba koko wiyandikishije wujuje ibisabwa kugira ngo ukore, igice cy'ikizamini cyonyine isaha imwe kiba kirangiye. Kuko iyo wicaye mu modoka ntabwo wongera kuyivamo, uyivamo usoje cyangwa ukayivamo ari uko ugeze mu gice gishobora kuba cyagukuramo ntukomeze, kuko nabyo birashoboka. Ariko se wakora iyo uri mu kizami bikaba byaviramo ko uhagarikwa ukavamo. Ariko reka icyo cyo gutsindwa nkireke mvuge ko kiriya kizamini umuntu umukandida azicara mu modoka azongera kwihaguruka amasoje kandi bizatwara isaha irenga. Icyo ni icya kabiri. Birashoboka ko wanashukwa n'amasaha nijoro nkawe mukozi ugataha saa 11 ukavuga uti giye mfite gahunda saa 12 usanzwe gukora, ugakora ikizamini cyawe nkuko nabisobanuye. Ntazuba rizakwica. Uzicara mu nzu mu nyubako zihari uhamagarwe igihe cyawe kigeze bakubwira ikinyabiziga winjiramo. Cya gatatu haza buryo bworoheye buboneye kandi butabogamye, kuko nta gitutu cy'umupolisi nkuko abantu bashukunze kubivuga ngo batinya imyambaro y'abapolisi, ngo ntibaseka, ngo babareba nabi. Ntaho uzahora mu polisi. Ni wowe n'imodoka yawe n'ikoranabuhanga rikubwira icyo gukora. Aho uzahura n'umupolisi ni muri circulation. Naho suko azaba gukota nuko kuko uyu muntu akiri umunyeshuri ataba yemerewe kujya mu muhanda nyabagendwa ari wenyine. Umupolisi azabicaranye ni wa wundi wamufasha igihe agize ikibazo ari mu muhanda nyabagendwa. Ikindi kijeho noneho kiyongereyeho no kugira ngo abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga baba ari mu rwego rw'akazi cyangwa ari mu rwego rw'ikinyabiziga cyabo bwite basobanukirwe neza gutwara imodoka mu buryo butabangamiye abandi. Kuko kiriya kibuga kirazamwo ibice byo guca muri rompuwe, kirazamwo igice cyo kuba wahagara mu buryo butunguranye, kirazamwo namwo igice cyo kugaragaza uburyo ubasha guhindura vitesse ku bazaba bakoresha imodoka zifite transmission ya manuel. Ibyo ni ibice bizamo mu by'ukuri muri bya bice bisanzwe bine, ariko haziyongeramo utundi tuntu n'ubundi umuntu asanzwe akora kugira ngo umuntu agaragaze ko azi gutwara kandi yubahiriza n'ibyapa icyo bimusaba. Rero ntabwo bije gukomeza, ahubwo bije kuboneza neza umwuga, kuwutunganya neza, ariko abantu bagakora nta kindi gitutu kibazengurutse iyo bakora, kandi bakoresha n'imodoka nziza zidafite ikibazo nk'uko bakunze kujya babinenga. Turabyiteguye. Buriya rero abantu hari ukuntu babyitiranya bakumva ko zira etape twagiye tugaragaza tuzanakomeza no kugaragaza mu bihe biri imbere zizahinduka nihakoresha imodoka za automatique. Nta kizahinduka. Uko uzatangira ukoresheje imodoka ya manuel ni kuzatangira ukoresheje imodoka automatique. Kuzasoza etape zose ibice byose umuntu azanyuramo muri icyo kizamini ni nabyo umuntu azanyuramo azanyuramo muri icyo kizamini akoresha imodoka ya manuel, ni nacyo azanyura, ni nabo hazanyura nabwo buryo azacamo igihe azabakoresha imodoka ya automatique. Ni bike bihinduka uti nk'ibihe wenda birumvikana. Abantu bajyaga bakora demarrage iyo bakoresha imodoka ya manuel, kuri
automatique ntabwo izahaba ihari, nta demarage zabaho. Ikindi aha handi ku modoka manuel tureba uburyo umuntu ahindura vitesse, ntabwo kuri modoka automatique bizabaho. Icyo kizabaho ni ukugenda ku muvuduko wabugende kugira ngo barebe uburyo wubahiriza icyapa kirera mu kibuga. Wenda ikindi kiyongeraho gusa abantu bakeneye kumva cy'ingenzi nuko uzaba yatsinze gutwara ikinyabiziga akoresheje imodoka ya manuel, kimwe n'utunze perimi yatsindiye akoresheje imodoka ya manuel, bizamushobokera gutwara imodoka automatique nta kindi kizamini akoze, nta nubwo azabibazwa kuki yatwaye automatique. Ariko umuntu uzaba yatsindiye gutwara ikinyabiziga akoresha imodoka automatique ntabwo azaba yemerewe gutwara ya manuel kuko bizamusaba kwikorera ikizamini. Bivuze ko azaba afite perimi ifitemo inyuguti zigaragaza ko we perimi ye imwemerera gutwara ikinyabiziga cya manuel. Buri muntu aba afite imyumvire itandukanye n'iyundi. Yenda nkuko watangiye iki kibazo mbazo uti harabazi ko tuje gukomeza perimi, oya, ahubwo turagira ngo perimi uzayibona zaba yimerita. Nicyo tugendereye. Icyo rero nababwira ni iki, ikigo cya Busanza burya iyo tuvuga umutekano mu muhanda ntabwo ucungwa cyane n'abapolisi, kuko n'ubundi nta bapolisi dufite bahagarara kuri buri rompuwe, bahagarara kuri Musangano, bahagarara muri metero mu muhanda. Burya umutekano wa mbere uturuka ku mushoferi utwaye ikinyabiziga, umuyobozi w'ikinyabiziga, yaba ari moto, yaba ari ikamyo, yaba ari ivatiri, yaba ari kwasiteri cyangwa bisi. Kandi umutekano utangira iyo wiga, igihe wigaga ikinyabiziga no kugitwara ugahabwa ikizamini ukagitsinda, kandi koko bimerita. Burya n'umutekano wa mbere, kuko nibyo biguhesha gutwara neza, nibyo bihesha umushoferi kuyobora neza ikinyabiziga akurikije amategeko atabangamiye abandi. Umutekano wa mbere urutangiriraho. Rero gukwepa ikintu kigutuma ugira ububasha bwo kugenda neza mu muhanda, buriya ntubanga umutekano w'abandi, nawe ubwawe ntuba wikunze kuko uba wishyira mu bibazo, kuko impanuka ibaye burya ihita nutwe ikinyabiziga n'utari ugitwaye, cyangwa yangiza ikinyabiziga cyawe wari utwaye n'icyundi wari utwaye. Ngira ngo abantu bagomba kumva imyumvire igaheraho ko kwiga gutwara ikinyabiziga bitangirira uburyo we wize n'uburyo ushaka kubona mu perimi. Nagira ngo nongere mvuge ikindi kuko mbonye no mahirwe, kuko dufite abavandimwe inshuti arakubwira ati jewe rwose mbona ko ntakorera ahantu ntigiye, akumva ko niba yarigiye ku Gisozi ikizamini agomba kugishyira ku Gisozi. Kubera iki? Imihanda yo mu Gisozi yigiye mirimo hano arayizi. Ariko tuzaye twibukirana ko ugomba kwiga imodoka nk'uzaba muri Amerika, ukiga imodoka nk'uzaba mu kindi gihugu, ukiga imodoka nk'uzaba no mu Bwongereza batwara mu rukundi kuboko. Ntabwo rugomba kwirimitinga ku kinyabiziga kimwe, ku muhanda umwe, ku hantu hamwe, nkaho nujya gutwara imodoka zayitwara ahantu aho ngaho gusa. Buriya no kwirimita, no kwishyiraho imbago bitari ngombwa. Nagira ngo ibyo ngibyo byose byumvikane. Iki kigo cya Busanza kije kugira ngo abantu biyizere mu gutwara ikinyabiziga, bibongerera ubundi bumenyi, kandi byagure n'umutekano wacu mu muhanda. Kandi ntabwo bihenze. Nyuma y'ibyo nakubwiye byose ntangira kwihuta, kutabangamira igihe cyawe, kutagirirwa kuzuba uhagaze, igihe gito yukoresheje mu buryo butabogamye nk'uko abantu babitekereza, ko abantu bavuga ngo umupolisi yandeba nabi, icyo gihe nta mupolisi azaba ahari. Nkeka ko harimo inyungu nyinshi zo kuba umuntu yagana kiriya kigo. Ariko ikindi bamenye ko nsobanura nanone, kuko mfite n'amahirwe, nuko iki kigo kije kuwunganira izindi site zari zihari. Hari abantu benshi batwandikira bakavuga batese genza Rusizi nze gukorera Busanza. Oya, amasite ya Rusizi cyangwa abarusizi abakoraga hazakomeza. Ariko nanone igikorwa nk'iki ni igikorwa cyiza kizakomeza kwaguka uko imyaka igenda iza. Birashoboka ko mu minsi iri imbere ibigo nk'ibi byaba biri mu ntara hirya no hino, kugira ngo abantu bose babashe gukorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bakoresha ikoranabuhanga. Ni naho tugana, ni nacyo cyerekezo. Reka tubanze
dutangirane n'iki ariko mu cyerekezo muri viziyo y'igihugu, muri viziyo ya polisi y'igihugu niko bimeze, niko biteganyijwe. Igiciro cyo gukorera perimi mu Busanza mwa inangahe? Itegeko rigena ibiciro ntiryahindutse, ibiciro ntibyahindutse, ni bya bindi nkuko bigenwa, nta kirahinduka. Ikizahinduka ni igiciro cy'imodoka ukoresha. Sinzi urabyumva ko hari igiciro cyo gukorera perimi ariko n'igiciro cyo kuba wakwishyura imodoka uri bukoresha. Icyo nicyo kizahinduka. Muri aka kanya navuga ko abazabibona uko abantu bazajya buzuza imyirondoro mu irembo basaba bazajya babona ibiciro. Gusa icyo navuga ahangaha navuga nuko biri munsi y'ibisanzwe. Murakoze cyane.